mbasaba ati ndabizi ko munyica ndabibona ko nta makiriro ati ndabizi ko munyica ndabibona ko nta makiriro munyica ni munyice ariko mundekera abana niba namwe muri ababyeyi nimundekera abana niba namwe mwarabyaye ndabinginze nimundekera abana iryo jambo rya nyuma yavuze iteka rimora ku mutima iryo jambo umubyeyi yavuze ngurwo urukundo rw'ababyeyi ati kunyica ni munyice ariko mundekera abana ati kunyica ni munyice ariko mundekera abana uko bakubitaga uwo mubyeyi abana be nabo barabibonaga akana ke kabucura karamuhamagaye akana ke kari igitambambuga karamuhamagaye katari kose mama nk'ubu turaziriki nibongera kugukubita nabarega kuri papa nibongera kugukubita nabarega kuri papa iryo jambo rya nyuma yavuze iteka rimora ku mutima iryo jambo umubyeyi yavuze ngurwo urukundo rw'ababyeyi ati kunyica ni munyice ariko mundekera abana ati kunyica ni munyice imyaka ibaye 30 tubuze iby'amanzaganya bamwe mu babyeyi bacu abavandimwe n'inshuti twakundaga kuba tutakibabona n'amaso yacu y'umubiri ntibikuraho isano n'umubano ndengakamere dufitanye muri Kristo Nyagasani watwitangiye watsinze urupfu akaronkera abamwemera bose ubuzima bushya mu izuka rye nk'uko intumwa Pawulo mutagatifu abivuga nta n'umwe muri twubereyeho ubwe kandi nta n'umwe upfira ubwe niba turiho tubereyeho Nyagasani niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani twabaho twapfa turaba Nyagasani koko rero nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka kwari ukugira ngo abe ari we ugenga abapfuye n'abazima none twahujwe no kugira ngo tugaragarize abacu urukundo twari tubafitiye kandi n'ubu tubafitiye cyongeye kandi twaje hano kugira ngo tubasubize icyubahiro bavukijwe n'abantu bagenzi babo maze tubaragize Imana
iyo isubiza ubuzima ababubuze. Uyu ni umwanya kandi wo kuzirikana ku gaciro k'ubuzima dukesha rurema. Niwe wenyine ubutugabira kandi akaba nawe wenyine ufite uburenganzira bwo kubwisubiza. Nta n'umwe muri twe rero wemerewe kuba yacuza mugenzi we ubuzima. Dufashe akanya ko kwibuka abacu, tuza no gushyingura mu cyubahiro imibiri yabonetse n'abandi bose tutashoboye kubonera imibiri, maze tubaragize uwabahanze. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunze uriduhe none, tubare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Nyagasani Mana yacu, we soko y'ubugingo, tugushimiye kuba duhurije hano uyu munsi kugira ngo duherekeze mu cyubahiro izi ntore zawe, kandi tuzirikane n'abaruhukiye mu rwibutso rwa hano i Gishari, ababyeyi, abavandimwe, inshuti, kugira ngo dusangire urugendo rugana iwawe. Turagusaba kubwo wabahaye kukwemera, kukwizera no kugukunda bakiri hano ku isi, ugire impuhwe maze ubahe kubana nawe mu ijuru, bishimane nawe ubuziraherezo. Tubisabye kubwa Yezu Kristo umwami wacu, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Harakoze Padiri kuturagiza Imana. Nagira ngo ntumire umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge aze atwakirira abashyitsi. Nyakubahwa umuyobozi w'akarere kacu ka Rwamagana, nyakubahwa Vice Mayor, banyakubahwa mugize inama y'umutekano itaguye rwego rw'akarere, nyakubahwa Visi Perezida wa mbere wa Ibuka ku rwego rw'igihugu, Madame Presidente wa Ibuka ku rwego rw'akarere, abagize inama njyanama y'akarere bari hano ndetse n'inama njyanama y'umurenge wa Gishari, bavandimwe banyagishari ndetse no mu bindi bice by'akarere ka Rwamagana n'ahandi hose hashoboka mwadutabaye kuri uyu munsi. Nagira ngo mbasuhuze kandi mbashimire yuko mwigomwe byinshi kuri uyu munsi mwari kuba murimo, kugira ngo muze twifatanye guha agaciro cyangwa gusubiza agaciro abavandimwe bacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Kandi mbonereho n'uyu mwanya kugira ngo mbahe ikaze muri gahunda yose tuza gukorera aha ngaha. Nyakubahwa umuyobozi w'akarere, duteraniye aha ngo twunamire inzirakarengane z'abatutsi bishwe mu gihugu hose barenga miliyoni, ariko by'umwihariko mu bice bitandukanye bigize umurenge wa Gishari. Iki gihe kandi kitwibutsa uruhare rw'ubuyobozi bubi ndetse n'imiyoborere yimakaza ivangura, aho kuri iyi tariki turi kumwe aha ngaha mu 1994 ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane, abatutsi baturutse impande zose mu cyahoze ari komine Muhazi ndetse n'ibindi bice bigize akarere ka Rwamagana uyu munsi bahungiye kuri komine kwa komine Muhazi aha turi, bizeye yuko ubuyobozi bwabarengera ndetse n'inzego z'umutekano zari zihari. Ariko siko byagenze, ahubwo
ibyo bihumbi by'abatutsi byose byari byahungiye ahangaha barishwe hakoreshejwe ikiguzi kirenze cyakabaye gikora ibindi, hanyuma barabica barabarangiza. Ibi rero iki gihe turibuka ngo duhe icyubahiro aba bazize uko bavutse mu gihugu hose, ndetse by'umwihariko muri uyu murenge wacu wa Gishari. Ariko kandi biraduha n'umukoro nk'ubuyobozi kugira ngo bukomeze kuzirikana kunga ubumwe bw'abaturage ndetse no kubarengera. Twatakaje imbaraga ndetse n'ubwenge, ariko abacitse ku icumu mu murenge wa Gishari bakomeje gutwaza, bariyubaka binyuze muri gahunda zose zashyizweho za leta, ndetse no gushyira hamwe ubwabo byatumye bagira imbaraga, bagerageza kuziba iki cyuho, nubwo ari umurimo ukomeye kandi bitapfa korohera buri umwe. Nyakubahwa umuyobozi w'akarere, nsoza nagira ngo nongere nshimire mwe mwese mwaje kwifatanya natwe kudufata mu mugongo muri ibi bihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, cyane cyane bari ahangaha bahungiye kuri komine ya Muhazi. Ndabashimiye, dukomeze kwibuka twiyubaka. Harakoze umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Gishari. Agira ngo ntumire muzehe Murigo higire hino atugezeho ikiganiro yaduteguriye. Abantu benshi ubutegetsi bubikoze ntibutirimuke ntibucibwe intege, ntabwo jenoside yemerwa, kuko yemezwe nandese baba bari aho babambye bahakana barahira, bikabura ababyemeza n'ababishyigikira. Niyo ngiyo yajyaga kubayo, ariko ntibyakunze kubera imbaraga leta yari ifite yakomeje no kugira. N'ahandi niko bikunda kugenda, iyo ubutegetsi bugumyeho bukagira imbaraga bwica abantu buryo urusorongo ntihagire ubwo byemerwa. Icyo gihe byari byiswe jenoside, ariko ntibyashoboraga kwemerwa kubera ubutegetsi bwari buhari. Birakomeza rero 73 birongera, ariko abanyarwanda bari hanze y'igihugu bagahora basaba bati mwareka tukataha. Habyarimana n'ingabo ze n'abandi bati kirahure cyaruzuye ntimuzaze, bazabaho ubwene gihugu. N'abaje nababwiye ko babirukanye bagasubirayo. Nibwo rero umuryango wa FPR Inkotanyi mu 1987 wavutse, barahendahenze birananirana, baravuga bati tugomba gushaka inzira dutahamo tukabona na kiriya gihugu cyishwe n'agahinda n'akababaro, abantu bicwa buri munsi. Hanyuma muri 1990 nibwo batangije urugamba rwo kuboza igihugu, rwagoranye, ariko guhera muri 1990 kugeza 1994 muzi byabaye, ibyitso, abicwa, ntawakwirwa avuga amazina ahangaha, byamusaba no kuvuga yo mu rwego rw'igihugu ni menshi. Abantu barishwe, barahohoterwa. Jenoside nuko zikora, kuko zigenda zigira ibyiciro. Itangira inegekaza abantu. Mumenye ko abakorerwa jenoside iteka babanza kwitwa amazina, n'ahandi hose niko bigenda. Bakitwa amazina atarayabo, atariyo, bakitwa udukoko, bakitwa utuntu tutugome, noneho bagahungitwa bakagirwa ibigoryi. Ibyo biba bigamije iki? Ni ukugira ngo igihe jenoside nyirizina bazatangira kuyikora, umuntu azabe yarapfuye ahagaze, atafite intege, avuga ati ahubwo kuba batanyica ni abantu beza, ati kuba bambabariye ngo bazanyice ejo ni abantu beza. Niyo mpamvu wabonaga abantu bagura batanga amafaranga bati muturase, urumva ni uburenganzira bwo gupfa rwose, muturase kuko tuzi ko gupfa ari ngombwa, ariko mwidutema. Bamwe barabibangiraga, abandi bakabibakorera. Urumva umuntu aba yarapfuye ahagaze, niba wakumajije imyaka 30 bagutuka, utiga, utabona akazi, bagukura aha. N'izindi jenoside zibikora zityo, umuntu bakabanza bakamuvanaho yaratuye. Twabivuzeho, abari batuye ku Gikongoro n'abari batuye bakaza kubatuza mu Bugesera ahantu mu mashyamba, kugira ngo tete zibarye, zarabariye kuko barapfa, hagasigara
uw'Imana ishatse, noneho ukavuga uti wabataranyica noneho ndakomeye ndi umuntu ukomeye. Nuko barabanza bakanegekaza umuntu agapfa ahagaze, abamwica bakaba bagize imbaraga zihagije, nawe yarapfuye ntashobora kwirwanaho, haba mu magambo haba mu bikorwa. Nuko babanza kunegekaza umuntu agapfa ahagaze. Rero muri 90 ibyo byarakomeje, ariko n'ubundi abatutsi bari babizi ko nta gaciro bafite, bari batejwe agaciro mu myaka yose yashize, batangira kwitwa ibyitso by'inkotanyi by'inyenzi, barafatwa barafungwa, bamwe barahitaga banicwa. Ariko muri 94 jenoside ijya gutangira, muzi ko habaye imbarutso, bisa naho iteka ari uko bigenda. N'igihe batangiraga muri 59 baravuze ngo insoresore z'abatutsi zikubise ngo mbonye umutwe, kugira ngo babone uko batangira kwica abantu. Muri 94 abateguye ibyo barashe indege ya Habyarimana irahanuka, batangira kwica. Wese indege yaba itaragera hasi ugasanga amarisi tarahari, agomba gupfa bagahita bapfa uwo munsi igihugu cyose. Ni bigaragara yuko uvuga ngo indege niyo mpamvu, ibyo ni ibikinyoma cyambaye ubusa. Byari bisanzwe bimaze igihe, ababiteguye bashaka impamvu yo gutuma kurakaza abantu. Ibyo nabyo bibaho, kugomba kurakaza abanyarwanda ngo bakore ibyo bagomba gukora, basanzwe banazirinyeho kuko bari basanzwe babizi mu mutwe. Nibwo hatangiye jenoside rero muri 94. Abasesenguzi benshi bavuga yuko u Rwanda rwabonye ibyo rutigeze rubona, amaso yabonye ibyo atigeze abona, amatwi yumva ibyo atigeze yumva. Abo mperutse kuvuga barabiseka, hari ikinamico ryanyuzeho nyuma ya jenoside gato, ibintu bigishyushye, rya Rusuferi. Uwakiniye yavuze yahamagaye Rusuferi muri urwo rubanza, batumije abakoze jenoside yakorewe abatutsi, abayigizemo uruhare. Noneho batangira gushinja Rusuferi shitani cyangwa satani ngo niwe wabashutse. Noneho umucamanza niba atumiza muri urwo rubanza, atumizamo Rusuferi barega. Rusuferi araza, bati turagushinja ibyo gushuka aba bantu bose bakajya kwica abantu barenga miliyoni bakabamaraho, ubu ibi bakoze n'ibiki? Ati rero reka mbabwire, ndi Rusuferi, nci ibintu n'abantu ndanyaruka nkabica, hari n'ibindi nkora by'ibyaha mutashobora ndabikora. Ati ariko noneho aba bantu murora ibyo bakoze ibi nanjye birandenze. Ati nanjye birandenze. Niko mwari mwigeze mubona se ndya abantu? Uzi ko Imana bagerageza nubwo bari bake guhisha abandi, kubarwanira kugira abo bantu mujye mubavuga iteka. Abo ni intwari. Mu gihe kimeze nka kiriya, umuntu agahisha undi akemera karamupfira. Nta bantu b'igitangaza, ibigaragaza yuko hari imbuto y'Imana, imbuto y'ubumuntu ibiri mu bantu mu gihugu, nubwo dushobora kwiheba. Ikindi gikomeye rero burya mu mvugo nigeze guhimba ku nkotanyi, ni uko bameze nka Musa Imana yatumye kugira ngo aze gukiza abantu. Mu bintu batari biteze, inkotanyi zirahagoboka, nazo zari zarambiwe kariya karengane, ziratabara, zirwana intambara itabaho, kujya kurokora abantu, kandi urwana n'abarwanyi babi bambaye byose, intera hamwe, nta muntu wasigaye inyuma. Ni intambara ikomeye. Inkotanyi turabashima cyane. Urubyiruko ubwo butwari bwo kwitanga mugapfira abandi, aho kugira ngo wa mugani bajya bavuga ngo wanga kumena amaraso imbwa zikayanywera ubusa, kugira ngo uzapfupfire ubusa ntacyo ugezeho, kandi bashobora gupfira abandi, cyangwa se ntunabapfira ukabarwanirira rwose. Iryo shyaka murigire rubyiruko, nituva aha dore turashaje, ntituzumve mwagwabiye mwasubiye inyuma, mukomeze murwanire igihugu, amahoro, iterambere, mugendere muri uyu mujyo w'ubuyobozi bw'igihugu cyacu buyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Urukundo rw'igihugu, urukundo rw'abaturage, gukora, kwitanga, ubudaheranwa, ubumwe n'ubudaheranwa. Ubudaheranwa buriya ni ikintu gikomeye cyane. U Rwanda rwarakubititse inshuro nyinshi, ariko kubona abantu bakirwana ishyaka badashaka gusubira inyuma, ntiduheranwe n'ibyo byago.
rero ntabahese ingero ziye, ingero ni nyinshi twatanga, ariko numva ntagomba kuzenguruka ibintu byose, n'igihe kiracyahari tuzakomeza tubiganire. Nyuma yaho icyo dushaka kuganishaho ni ukubaka igihugu. Jenoside ibaye, inkotanyi zikayihagarika mu ntambara ikomeye, abantu barenga miliyoni bagapfa, bishwe n'abagenzi babo n'abavandimwe n'abayobozi, tuvuge abayobozi kuko iteka jenoside ikorwa na leta niyitegura, aho ubundi yabwira abasirikare ati muhagarike uriya muntu wica abandi, mufata uriya muntu utuka abandi cyangwa ubita ibi n'ibi. Rero niyo ibijya imbere nayo ibyigisha ikagenda ibikora mu ntera zitandukanye kugeza ubwo abantu nabivugaga bazanegekara, abica nabo bakabona ishema, bagaterwa inkunga. Rero leta yacu y'ubumwe nyuma ya jenoside yakoze ibintu byinshi cyane, ni nabyo bitumye turi aha ngaha tukaba twibuka. Nigeze kubikomozaho, ntabwo ari umwanya duta, tugomba kuzirikana abo bantu bacu, kandi bana muje inyuma yacu namwe muzakomeze mubazirikane, bituma mutazongera kugwa muri iki cyaha, bituma n'abantu bacu batuvuyemo bahorana ishema ko tubibuka tubazi, bituma iyo wibutse ibyabaye umenya naho ikibi gituruka. Iyo wibagiwe ntumenya amagambo yakoreshwaga kugira ngo abantu bangize abandi. Rero mu magambo ahinnye, ndumva twasoreza mu kubaka igihugu. Muzi ibyo leta yagezeho byinshi, ubumwe, iterambere, gucyura impunzi, kwita ku bacitse ku icumu, iterambere mu bintu byinshi. Ukaba ureba mu myaka 30 gusa igihugu cyacu amahanga gitangarira. Niyo nshingano ubu ngubu dufite, cyane cyane abakiri bato. Maze reka nsoreze kuri iri jambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze risoza umwaka wa 2023, atwifuriza umwaka wa 2024, avuga ati ikimenyetso kidukomeza kandi kiduha icyizere cy'ejo hazaza ni imbaraga tubona mu rubyiruko. Uyu mwaka dutangiye n'umwaka w'ingenzi ku gihugu cyacu. Twizeye ko tuzumva amajwi menshi y'abakiri bato mu kugena hazaza h'igihugu cyacu. Urubyiruko rero, mugani w'ikinyarwanda ngo birenge ni mwebwe mubwirwa, ni mwebwe buriya araga iki gihugu, natwe kandi nk'abantu bakuru ni mwebwe tukiraze, ngo mukomeze muri iyi nzira y'urukundo n'umubano y'iterambere. Hanyuma amahanga atangiye kwemera noneho ko dukomeye, ajya twigiraho. Naho igihe byari bikomeye muzi yuko yadutereranye agatwara abantu bayo, twebwe tugasigara mu menyo ya rubamba, ahubwo tukatabarwa n'abanyarwanda. Jenoside yari yatangiwe yakozwe n'abanyarwanda, igahagarikwa n'abandi banyarwanda. Ni ukuvuga ngo umuntu arigera yakwibura agapfa. U Rwanda niko rumeze, rufite ingabo, rufite intwari, bafite bana bato, abakobwa, inkumi n'abasore, ni mu rubera intwari ururwanirire. Amateka twereka rwose ko twagize ibigwari nk'uko twagiye tubivuga mu buyobozi bwose, biturutse ku bazungu baje bagapima amazuru bagatandukanya abantu. Hanyuma abanyarwanda ntibareba kure ngo bavuge bati mbese bari abantu ibyo bazanye ko atari byo twebwe turi byo, bakabigenderamo. Tujya tubivuga kubera ubusambo, kubera inda nini, kubera ubujiji. Ubwo se byabunguye iki? Ntacyo byabunguye. Inda nini irakanyagwa. Umupadiri Yozefu Gatare biciye hari mu Karange yari amaze iminsi ayigishije, ati ibintu mbona birakanyagwa, ati umuntu aracuritse. Umuntu ni igihe nyine abantu bagera ku modoka kuko bacuritse, bintera hamwe bagenda bagera abantu ibisongo n'impiri n'iki, muri za 1992. Ati ndabona umuntu agenda acuritse. Atari ku muntu ucuritse icyo mbona, ati muzi yuko uyu muntu ahagaze neza, umutima uba uri hejuru, noneho igifu kikaba kiri munsi yawo. Ati noneho umuntu aracuritse, ubwo ni ukuvuga iki? Aragenda acuritse, umutima uri hejuru, uri hasi, igifu kiri uri hejuru, kandi ni igifu kibi kirimo kurya ibintu byinshi byuzuye, noneho bikaryama hejuru y'umutima. Umutima nturora, wagira ngo urunamuka ibintu by'amazi n'ibiryo n'iki bikawitura mu maso.
umutima wahumye dore inda niyitekereza reba kugira ngo indige hejuru itekereze umutima nawe uri munsi y'amazi y'ibiryo bidabishinga maze umutima uhume hareba inda ubwo si inda iko mureba yarebye icyo yarebye ni mwakibonye indi igomba kureba inda nini ikareba inka ikareba inyama ikareba ibigori n'ibijumba uburyo gukora ibintu bizima ntabwo bishobora kubaho rwose aho rero ni ikimenyetso gikomeye ko indira kanyago tutagiye tuyibaza ibyishaka kutujyanamo hamwe n'ubujiji rero uko ndababwiza ukuri ko mbabarira ariko gusa nagiye mu muhamya iby'ikiganiro bikaba bya ariko nuko byari biteye n'ahantu hose nuko nashaka gutanga urugero ko abantu bishe abandi nibura mu bonzi hariya ikabara aho twari dutuye na abantu babakene bikabije noneho abayobozi bakababwira bati urajya kwa Murigo hariya ubicu bamari turaguha ziriya nka ze ebyiri hamwe n'iriya mirima dore ko twanagarutse tuvuye mu nkambi dusanga muri bari barateye imiyenzi imyinshi cyane baragabanye babahaye rero bakagushuka bati turaguha ziriya hene ze na za matora dore ko arizo babaza na za matora ubona aho uryama muri wajyamaga mu birere birese byo yarabibonaga urumva rero ubujiji inda nini ni ibintu ngira ngo ahari leta yacu igenda yigizayo abantu bige bajijukirwe kandi inda nini nayo tujye tuyibaza ibyi itubaza twe guhita twemera murakoze murakarama ujya muri byinshi hanyuma bahera muri ibyo murakoze ari amasura amwe agenda agaruka kwibaza cyahoze ari komine Muhazi ubu ngubu harimo imirenge ibiri nubwo wenda umurenge wa Gishari utajya guhamagara abantu bo mu yindi mirenge ariko abo muri Gishari bonyine wibaza impamvu haza abantu bakeya ukibaza se uru rubyiruko turaga igihugu mu myaka 30 iri imbere muzehe Murigo n'abadahari ngo tubwire amateka nanjye uri hano imbere yanyu nubwo ngaragara ndi muto ko kigenza abanshaje ninde uzabuza hano twagize amahirwe ko umuyobozi w'akarere yazanye n'abagize njyanama hari na vice president wayibuka ku rwego rw'igihugu yewe nagize ubwoba n'impungenge iki gikorwa cyo kwibuka bisa nkaho nubwo kiri mu itegeko nshinga ndetse no mu itegeko no mu yandi mategeko ariko iyo ubirebye kuri tere ubona abantu bamwe ari bo bagenda bakigarukamo rero mwebwe muhagarariye inzego murebe niba koko ntabwo navuga ngo murebe ko bikwiye ntibikwiye ahubwo murebe icyakorwa kugira ngo aba bantu bari muri iyi mirenge yacu ku misozi y'iwacu bajye baza muri iki gikorwa ubushobozi burahari ari ubwa leta hari n'ubw'amadini uretse ko n'abanyamadini mbona nabo batitabiriye uko bakabaye bitabira ariko gihe byanteye ubwoba niba tuzibuka jenoside kugeza isi irangiye ubu ntihari igihe hazabura abantu baza bitewe n'uko abenshi bigumiye mu rugo none se abantu bagumye mu rugo ubu barakora iki barimo baraganira iki mvuga ibyo nshaka kuvuga ntizibye mu magambo kuko ntabwo mu mwanya narisabye mutoya wo gukora commentaire ku byo numvise nagira ngo dutumire umuhanzi Musinga atugezeho igihangano kidufasha gukomeza mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 kandi dukomeze kwibuka twiyubaka murakoze nyakubahwa senateri waje kwifatanya natwe muri iki gikorwa cyiza cyo kwibuka abacu batuvuyemo muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 nyakubahwa vice president wa mbere wayibuka ku rwego rw'igihugu wa vice mayor ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Rwamagana banyakubahwa abayobozi mwese turi kumwe mu nzego z'umutekano dufatanya umunsi ku wundi nyakubahwa presidente wayibuka mu karere ka Rwamagana bajyanama mu rwego rw'akarere n'umurenge wa Gishari bayobozi mwese mu nzego zitandukanye
bavandimwe bafite ababo baruhukiye muri uru rwibutso rwa Gishari ndetse na Ruhunda, abaturage b'umurenge wa Gishari n'inshuti mwaturutse hirya no hino mukaza kwifatanya natwe kuri uyu munsi, nagira ngo mbasuhuze kandi bakomeze basaba kwihangana nubwo biba bitoroshye muri iki gihe nk'iki cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, cyane cyane muri uyu murenge wa Gishari ahabereye ubwicanyi ndengakamere, ndetse bitari binoroshye kubona aho umuntu ahungira, kuko nk'uko Dani yabivuze uyu murenge unanakikijwe n'ikiyaga cya Muhazi. Nta nubwo byari byoroshye kurokokera kuri uyu musozi nk'uko twabyumvise mu buhamya twahawe na Dani, ndetse no mu kiganiro cy'amateka twahawe na Muzehe Murigo. Ikindi ni uko muri iki gice duherereyemo hari abayobozi babi cyane bashishikarije ubwicanyi mu buryo bitari byoroshye kuharokokera interahamwe, ari ku gice cya komine cyahoze ari komine Murambi yayoborwaga na Burugumesitiri Gatete, ari n'igice cyahoze ari komine Bicumbi yayoborwaga na Semanza. Mu by'ukuri nubwo yari amaze kugororerwa kuba depite, ariko yari akihayobora agihafite n'ijambo, ko no mu gihe cya jenoside yahagarutse agashishikariza interahamwe kwica abatutsi, ari mu cyahoze ari komine Bicumbi n'izi komine zose zegereye aha na Muhazi zirimo ndetse na Gikoro. Kubera rero ubugome bukabije bashishikarije interahamwe gukora jenoside, kuharokokera ntabwo byari byoroshye. Aba bombi mvuze ari Gatete ari na Semanza, aba bose bahamwe n'icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi, bagihamwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Ariko abo nibo tuvuze bari ku isonga, n'abari ba burugumesitiri bari muri aya makomine yahujwe akabyara akarere ka Rwamagana, harimo na komine Rutonde yayoborwaga na burugumesitiri Bizimana Jean Baptiste, ubu ufungiye muri gereza ya Nsinda hakurya hariya nawe ku cyaha cya jenoside, ndetse ari na Bisengimana Paul wayoboraga icyari komine Gikoro nayo ubu iri mu karere ka Rwamagana, yewe na Ntabandama Karaveri wayoboraga iyi komine Muhazi, ubundi yari konseye mu by'ukuri, ariko kuko burugumesitiri atarahari niwe wasigaye ku rugo, niwe wasigaye ari burugumesitiri w'umusigire, kandi nawe wagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi nk'uko mwanabyumvise uhagarariye abashyinguye hano yabigarutseho. Muri uru rwibutso rero rwa Gishari twibukiraho uyu munsi rushyinguyemo imibiri y'abatutsi bazize jenoside igera ku 1196, haza kwiyongeraho n'iyi mibiri itatu. Naho ku rwibutso rwa Ruhunda narwo rwo muri uyu murenge wa Gishari haruhukiyemo imibiri y'abatutsi igera ku 5181. Bivuze rero yuko muri uyu murenge wa Gishari harimo inzibutso ebyiri za jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, binagaragaza ubugome bukomeye n'imbaraga jenoside yakoranywe muri uyu murenge. Mu karere ka Rwamagana hose dufite inzibutso 11 ziruhukiyemo imibiri y'abatutsi 83,935, tukaza kongeraho n'iyi 3 y'abatutsi bazize jenoside. Ibi rero byose byerekana ubukana jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka Rwamagana yakoranywe. Duteraniye aha kuri uyu munsi kugira ngo kwibuka ni ugusubiza agaciro abacu batuvuyemo, ni ukubunamira kuko bacujwe icyubahiro bari bakwiye nk'abantu, ariko bikaba ari n'umwanya mwiza wo gukura amasomo muri ayo mateka asharira kugira ngo jenoside ntizongere kubaho ukundi. Nyuma y'aya mateka yose mabasharira turatanga icyizere. U Rwanda rwabonye urumuri, u Rwanda rwabonye umucyo, jenoside ntizongera kubaho ukundi. Turasaba buri wese uri hano kugira uruhare mu kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Turacyabona ibisigisigi biri mu byiciro by'abantu bose, ari abakuze ari n'urubyiruko. Ikibabaje cyane ni ukubona ingengabitekerezo mu bana bakiri bato b'imyaka 25 n'itandatu batanabonye jenoside. Ibyo bigaragaza iki?
byerekana uruhare rw'ababyeyi bamwe na bamwe babi batari bashirwamo n'ingengabitekerezo ya jenoside. Dukwiye gufatanya rero twese kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside hatavuyemo n'umwe. Turasaba nanone buri wese gusigasira ibyo u Rwanda rwagezeho. Ntabwo bikwiye kuba byakongera gusenyuka kubaho ukundi. Ubuyobozi bw'akarere buzakomeza kandi kuba hafi abarokotse jenoside mu buryo bufatika bwose, ari ukubashakira ubuvuzi no kubafasha kubona amacumbi ku batayafite. Hari ibyo uhagarariye imiryango y'abashyinguye hariya yavuze ku kijyanye na Kavumu, ku Rufunzo, kuba twazahakora umuganda. Tuzafatanya na komite yibuka dukora ibishoboka byose imibiri yaba irimo tuyishyingure mu cyubahiro turuhuke. Nanone tukivuga aho ngaho i Kavumu, nagira ngo mbabwire yuko twafashe icyemezo nk'ubuyobozi bw'akarere yuko hagomba kubakwa ikimenyetso. Ngira ngo mu buhamya cyangwa se ubuhamya Dani yatugejejeho, yatubwiye uburyo hariya hari igorogota. Tugomba kuhashyira ikimenyetso. Twe nk'ubuyobozi bw'akarere twari twifuje yuko ku itariki ya 22 nitujya kuhibukira icyo kimenyetso kizaba cyuzuye cya monima, ariko nyuma yo kubiganiraho inshuro nyinshi nayibuka yo mu murenge wa Gishari, twavuze yuko twategura dufatanyije kikubakwa mu buryo butihuse cyane kugira ngo twubake koko ikirango gifite agaciro gafatika. Ingengo y'imari twe ku rwego rw'akarere twari twamaze kuyitegura no kuyishyikiriza umurenge wa Gishari, ariko ubwo turakomeza kubinonosora neza hazuba ko ikirango gikomeye koko kitwibutsa ari amateka Dani yatubwiye yo ku mwaro wa Kavumu. Tuzafatanya nanone nayibuka na komite ku rwego rw'akarere n'umurenge kujya kureba aho ngaho aturangiye mu Gikono. Ndumva bavuze ko ari igati, kugira ngo niba hari imibiri hari koko tuyihavane ishyingurwe mu cyubahiro. Sinasoza ntashimiye ku buryo bw'umwihariko nubwo abambanjirije bagiye babigarukaho, ingabo zahoze ari iza RPA ziyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame zabashije guhagarika jenoside. Uyu munsi tukaba tukibona abarokotse baduha ubuhamya nka Dani, iyo zitabazo n'ubwitange uyu munsi ntabwo abahagaze aha ngaha. Izo ngabo uyu munsi zabaye ingabo z'igihugu za RDF, zikaba ziri mu bihugu byinshi hirya no hino ku isi zigarura amahoro aho yahungabanye, nk'uko zayagaruye mu gihe jenoside yakorerwaga abatutsi mu Rwanda. Nizo kubishimirwa byimazeyo, kuko ubumuntu bwazo ntabwo bugarukira mu Rwagasabo gusa, ahubwo uriya mutima utabara wageze no hirya no hino ku isi. Nagira ngo rero mbere yuko nsoza twanifatanyije na Honorable Senateri Professeur Ephraim musabe nk'uwaje kudufata mu mugongo no kwifatanya natwe, aze abaramutse agire n'ubutumwa bwo kubihanganisha no kwihanganisha abanyarwamagana twese atugezaho. Murakoze, twese dukomeze kwibuka twiyubaka. Nshimiye cyane nyakubahwa meya w'akarere ka Rwamagana kumpa uyu mwanya. Ntabwo ari ibisanzwe gufata ijambo cyangwa guhabwa ijambo nyuma y'umushyitsi mukuru, ariko nshimiye ko babitekereje nabo bafatanije mu buyobozi bakabinyemerera. Nitwa Kanyarukiga Ephraim, umusenateri nk'uko babivuze. Nkaba ndi hano ndi umwe mu basenateri bari hirya no hino mu gihugu kwifatanya n'abanyarwanda bateranye nk'uko twateranye muri ibi bihe bitugoye, ariko binatwongeramo imbaraga mu gihe cyo kwibuka. Dufite iyo gahunda yuko buri mwaka
tujya hirya no hino kwifatanya n'abanyarwanda bagenzi bacu. Ntabwo ari ngombwa ko buri muntu ajya iwabo, kuko mu gihe nk'iki abanyarwanda bose ni umuryango umwe. Aho rero wumva ushoboye kugera cyangwa wifuza kugera ku mpamvu zitandukanye, urabisaba ukajyayo. Ni muri urwo rwego yewe nifuje kwifatanya n'abavandimwe n'ababyeyi nkanjye n'urubyiruko rwa Rwamagana, by'umwihariko umurenge wa Gishari, by'umwihariko abantu baturuka mu mudugudu wa Kavumu na Ruhunda, kuko mfitanye igihango nabo. Wenda nzasobanura undi mwanya ubonetse. Mpagaze rero kubihanganisha inshuti bavandimwe. Ntabwo ndi gufata umwanya munini, kuko ijambo ry'umushyitsi mukuru ubundi niryo risoza, kuko nk'uko navuze icyubahiro bahaye no privilege cyangwa umwihariko bampaye wo kubasuhuza sinagiye zashira. Ariko uyu munsi turabasha kuvuga, turabasha kuganira, ndetse turanaseka, kubera yuko ntabwo dushaka guheranwa n'agahinda, kugira ngo abaduhemukiye, abadukoze mu nda, abakoze ibyo bashakaga gukora ntibabisoze byose, kubera ko hari ababacitse nk'uko Dani yahoze avuga. Dukomeje kubabara cyane bakwishima, kuko hari abakihari. Ngira ngo duhindukiye tukareba ahangaha, iyi ni inshuro ya 30 twibuka, ariko turacyashyingura abacu, uretse abangaba bavuye Kavumu, ariko no mu misozi hano baracyahari, kubera ko hari abantu benshi bafite guceceka badatanga amakuru. Hari imisozi myinshi ducamo mu Rwanda ahangaha tureba, ndetse bikomeye cyane, ariko twasabaga kugira ngo rwose tudahwema kubisaba igihe cyari cyo cyose aya makuru kugira ngo ajye atangwa. Ibi byarabaye, turibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, ariko tujya twibuka n'abasansibirizaga cyane, tukabona ibyo badukoreraga. Hari abantu bamwe baba bicaye ngaha bumva amajwi, cyane nk'abantu baturuka za Gati, hari uwitwaga Rutagengwa, ngira ngo muramuzi amateka ye. Rutagengwa ibyo yakoze murabizi, inzego yageragamo murazizi. Hari uwitwaga Ntabandana Claveri, abo bantu bose murabazi. Iyo twicaye ahangaha twongera kwibuka, hari n'abongera kwibuka amajwi yabo cyangwa n'ibikorwa byabo byatumye kenshi ibi bintu bikomeza kubaho, kuko ni bamwe mu bantu benyegezaga umuriro cyane kugira ngo abatutsi icyo gihe bahigwe kandi bicwe, kubera ko bari baturimo. Twebwe twigaga inanga, ntabwo twajyaga twigishwa n'abarimu baturutse kure, ahubwo twigishwaga n'abarimu bo muri ayo makaritsiye batuzi, bakamenya n'ababyeyi bacu. Turashima gahunda y'ahantu hari haduteye agahinda cyane hitwa Kavumu kuri 22 hari igikorwa cya Munima, cyangwa se tuzaba turiyo, ariko turabashimira cyane. Turabashimira kuba hari ahantu mwarahatekerejeho, bikaba ngombwa ko tuhagera, kubera ko n'urwo rugendo Dani yavugaga n'abandi bacaga ahangaha, biragaragara ko no mu nzira hari abahasigaye. Ngira ngo ubushize turi ahangaha mwumvishije abantu bari muri iriya nzira bigambye, bari mu kabari, bamaze gusinda, bamaze guhaga amaraso, bagarutse baravuga ngo ndabivuga, babakurikiranye umwaka ushize igihe twarahangangira ngo twashyinguye, mwarabyumvishije uko byari bimeze. Nabo bamwe na bamwe bagenaga basigara nzira, ariko ababikoze barahari, barabahishe, babicaye hejuru, babotse hejuru, ariko ako ni agahinda. Ariko turakomeza dushima leta y'ubumwe ikomeza kudufasha kugira ngo badufate mu mugongo, dukomeze kubona bacu nk'uko nguko tubashyingure. Nkiri ni Kavumu ahangaha ndagira ngo nisabire, hari urufunzo ruri hari Kavumu, biragaragara ko harimo imibiri y'abantu bacu. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, bibaye byiza hagakorwa ngira ngo nk'umuganda nk'uko mujya mudutekereza mukabikora, hagakorwa umuganda
twese tugahaguruka tukajya muri uriya muganda n'abandi bakadufasha. Hari ahantu twumva dufite icyizere ko hari imibiri y'abacu twakurayo kandi byashoboka. Nyakubahwa, uretse naho ngaho mfatirana aha ngaha kubera ko ndi bukoresha umwanya muto nkurikije amasaha uko yagiye, hari ahandi hantu nifuza ko cyangwa twifuza cyane nk'abantu cyane cyane tuvuka igati, reka mbivuge by'umwihariko. Hari ahantu bita mu Gikono. Mu Gikono mudufashije mwazatumaho n'abataba muri aka gace k'inanga baza. Mu Gikono hadutera agahinda cyane. Mu Gikono hadutera agahinda cyane, hakeneye umusada ukomeye wo kugira ngo tujye mu Gikono. Hari imibiri myinshi y'abantu bacu twaburiyemo ku buryo hari n'abagiyeyo bavanayo imibiri imwe ugasanga indi turayibuze. Ariko mu Gikono ndasaba ibuka, ndasaba abayobozi mudufashe. Mu Gikono hazaba umuganda udasanzwe, ngira ngo hari abantu bashira agahinda babonye abantu kandi mu Gikono pe ahantu hakomeye. Nimuhasura muzatubwire. Ni igati hateye agahinda cyane kandi birababaje kubera ko twebwe iyo twicaye tuhaganira hari ibintu byinshi by'umwihariko bishoboka ko twazana bibaganiriza neza, ariko mu Gikono naho haduteye agahinda. Ndetse bibaye byiza rwose mwazadufasha muri uno mwaka bikunze muri gahunda mujya mudupangira hagakorwa umuganda naho ho. Rero ni Kavumu hariya turacyumva twabonamo abantu bacu rwose. Dufite itandukaniro wenda n'ibindi bice. Hari abantu bamwe tubaza cyangwa se bagenda babazwe se ntimwaturangira aho kanaka yaba yaraguye, ariko bitwaza ko twari dufite umugisha, dufite ikiyaga cy'amazi kituzungurutse. Urabona uvuye mu Mangwa, uvuye Nyarubuye, uvuye Gati, uvuye Kavumu, ugakomeza ukaza ahangaha. Abakoze iryo bara bose iyo babajije baravuga ngo kanaka ashobora kuba yaraguye mu mazi, ariko burya bazi naho bari. Bitwaza ko baguye mu mazi nubwo harabo barushye mu mazi. Ndibuka hari umwe nyakubahwa umushyitsi mukuru babonanye bote n'ingofero by'umwe mu bantu bacu. Barangije baramubaza, aravuga ngo yari yahuye. Ntabwo ibyo ngibyo biba byumvikana neza, ariko tukomeza guseka tukaganira kandi ariko nibura iyo twabonye imibiri nk'ingi twumva dushize agahinda tugakomeza, ariko tuzi yuko bitoroshye. Turababaye, ariko ndibaza ko nubwo tubabaye kandi twibuka ariko turiyubaka. Ntabwo nabura gushimira, ndashaka gusoreza muri aka kanya nshimira leta ntako itakoze ku bantu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Barabubakiye, barabigishije, barabavuje. N'uyu munsi turi aha ngaha hari ibikorwa byinshi bigikoreka kubera ko batarabareka. Mwarakoze. Ndi muri iryo jwi rivugira abantu bacu, ndagira ngo muzadushimirire n'abandi, ariko mu shyitsi mukuru ndagira ngo ucyumve. Ndongera gushimira nsoza aha ngaha kubera ko kuvuga byinshi siko gusoza, siko kubirangizayo, ariko ndashimira Imana yaduhaye ubuyobozi bwiza. Nkiri aho ngaho muri 1994 amanywa yari yabaye ijoro ku Batutsi. Hanyuma ijoro naryo rigerageza kuba akantu kakabwibwe ko kugira ngo Umututsi ahari ajye yegura umutwe ahumeke abashe kugenda, dore ko hari no wararaga agenda akagwa muri izo bariyeri zabo, ariko n'utarayigwagamo yabashaga gukora urugendo nibura amaguru akayananura mu ijoro. Ndashimira Imana yashyizeho ijoro. Ntabwo ryo navuga ngo tuzaribura kuko ijoro Imana yaripanze irizi, niyo mpamvu yari duhaye. Bamwe bari aha ngaha bashima ko habagaho ijoro. Iyo haza kubaho amanywa y'amezi 3 yiriya minsi 100 ntabwo Abatutsi baba bararokotse, ariko Imana yashyizeho ijoro turayishima. Hari ikindi nongera gusaba, wenda byaterwa na gahunda ya leta. Iyo duciye hano mu by'Imana tubona igishushanyo cy'amakawa n'amafaranga, twagera hariya muri arete tukabona igishushanyo cy'igitoki. Abana bacu bato bari mu myaka 13, urubyiruko turimo guhana amasomo kubera yuko uyu munsi mushyitsi mukuru
tuzi neza yuko urubyiruko rwavutse mu gihe cya jenoside na nyuma yaho ubu ngubu imibare iratubwira ko ari 65%. noneho ngaho ibaze ni bande basigaye mu myaka 30 iri imbere muri viziyo dufite ya 2050, ni bande dufite bazaba bavuga no makuru nkurikije uko bahoze bavuga urubyiruko rutitabira ahangaha. Ese ni bande bazaba bavuga ayo makuru? Dufite ikibazo rero cyo kuvuga ngo abatutsi amasaka yarabafashishe birukanse mu masaka, bagiye mu masaka, ariko uyu munsi urabaza umwana imyaka 14-15 aho tubiyongeye uti wamuganirira ibi biganiro umwigisha wamubwira ngo amasaka, ngo watiza amasaka. Ntabwo dufite ikintu kizatwibukiriza abana amasaka ngo bajye bayabona bagire n'amateka bayavugaho. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, nibishoboka nako ngako nkuko tugera ikanzu tukabona inka n'ahandi tukabibona, ngira ngo hari n'ahandi wenda mwazaganira n'aya masaka tukajya tumenya ko hari, kubera yuko iyi misozi yari ikikijwe n'amasaka, ariko wenda ahangaho turabona n'intoki, ariko bamwe na bamwe aho tuba nta kintu tubona. Abana bacu rero amasaka ntibayazi. Turashima Imana rero yashyizeho amasaka kugira ngo abatutsi bihishemo, kandi nubwo bari barimo n'imvura ikabasangamo, hari amazi yamanukaga bagategaho ururimi bakabasha kubona nk'uko Dani yari arimo kutubwira. Ntabwo twakwibagirwa imvura yo muri icyo gihe, nubwo mu kanya abantu bavuga ngo imvura iradusanga aha, ariko imvura iguye cyane nko muri ino minsi turongera tukibuka muri iriya minsi. Ndasoreza kugushimira abakozi b'Imana. Imana yari yaraduhaye b'umuhamagaro. Ngira ngo hano nabonye padiri, si padiri mvuga, nta nubwo ndimo kuvuga abapasiteri, nanjye ndi umupasiteri uhagaze ahangaha, ntabwo ari abo mvuga, ariko hari abakozi b'Imana b'umuhamagaro Imana yari yarateguye yashyizeho bitwa Inkotanyi. Nta mpamvu yatuma ntabahamagara ntabashimira, kubera yuko aho bavaga bamwe baturuka za Burundi, Tanzania, mwumvishije uko abandi bajyaga bagenda, abandi bari hariya Nyakivara, abandi bari hariya. Ntabwo bari abantu bavuga ngo reka tugende turebe amaronko, ahubwo bumvaga ari umuhamagaro Imana yabashyizemo wo kugira ngo batabare kandi tugarure igihugu cyacu, twongere tube mu gihugu cyacu. Ndashimira rero cyane Inkotanyi, ndasoza nshimira Inkotanyi zadufashije kuko zahamagawe n'Imana, nta mushahara zateganyaga, nta n'uwo zashakaga kugira ngo zigere ahangaha. Rero ntabwo umuntu yahaguruka iwabo mu mata, mu biryo, mu bikorwa byabo ngo ahaguruke asiga umugore cyangwa umugore asiga umwana atari umuhamagaro. Uriya wari umuhamagaro ukomeye kandi w'Imana yari yaraduteganyirije. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, ngira ngo navuga ngo murakoze kandi murakora, ariko reka nsoreza mvuga ngo mukomeze mwese, mureke twibuka ariko twiyubaka, two guheranwa. Imana ibamugisha. Arakoze. Ku ijambo avuze ryibanda cyane umuyobozi w'akarere kacu ka Rwamagana, akaba ari umushyitsi mukuru, nyakubahwa mugize inama, mugize inzego zitandukanye z'umutekano w'igihugu cyacu, nyakubahwa mugize komite njyanama y'akarere ka Rwamagana, nyakubahwa perezidante wa Ibuka mu karere ka Rwamagana, bavandimwe mwarokotse jenoside yakorewe abatutsi, nongeye kubihanganisha. Nagira ngo mbanze nshimire akarere kacu ka Rwamagana kuba bateguye iki gikorwa cyo kwibuka hano Gishari, aho twibuka abatutsi barenga 15 bari bahungiye hano ku itariki zabanje mbere, ariko nko mwabyumvise mu buhamya, itariki ya 15 ikaba itariki mbi tudashobora kuzibagirwa, aho bari bahungiye hano mu nzego z'ubutegetsi zagomba kubarinda, ahubwo arizo zaje kubica ku itariki 15. Ndihanganisha kandi bavandimwe inshuti mwacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri ibi bikomeye, aho muba mu maso yanyu ibyabaye muri Mata 1994, aho byabaye ejo. Kwibuka turimo ni igikorwa cy'ingenzi kuko gihe icyubahiro bazi jenoside yakorewe abatutsi, bikanagira akamaro abayirokotse, abanyarwanda muri rusange n'abatuye isi yose. Ni umwanya wo gufata mu mugongo abarokotse, ariko dukomeza kuzirikana abo yahitanye. Nibwo buryo bwo guha agaciro n'icyubahiro bambuwe ubwo bicwaga ku buryo bw'ubunyamaswa. Nyuma y'imyaka myinshi umututsi yarambuwe agaciro mu gihugu cye, mu buryo bwose yagize igicibwa. Ni umwanya kandi abenegihugu dusubiza amaso inyuma tugasesengura amateka y'igihugu cyacu, inkomoko y'amacakubiri yakiranze
n'aho yagejeje u Rwanda, ariko cyane cyane ni umwanya wo gufata ingamba zo kubaka igihugu kirangwa n'ubumwe n'iterambere. Umuryango Ibuka urashima byimazeyo ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwumvise agaciro k'iki gikorwa kuva Jenoside yahagarikwa. Ushimiye kandi abateguye ibikorwa byo kwibuka hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi yose, namwe turabashimiye. Kwibuka nyabyo ni inkingi ikomeye y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Abafite umugambi mubisha wo guhakana no gupfobya Jenoside bavuga ko kwibuka bibangamiye ubumwe bw'Abanyarwanda, ariko sibyo. Kwibuka bihuza ibyiciro bitandukanye by'Abanyarwanda, abagize uruhare ruziguye n'utaziguye mu kurimbura Abatutsi, abarokotse Jenoside n'abavutse nyuma ya Jenoside. Ibuka isanga ari uburyo bwiza bwo gukora reflexion ku mateka mabi igihugu cyacu cyaciyemo, bigatuma dufata ingamba ko bitazongera ukundi. Turashima kandi akarere ka Rwamagana kuba karagennye ko ku mwaro wa Kavumu hazubakwa monima cyangwa ikimenyetso kugira ngo gikomeze gusigasira amateka yaho. Twese tuzi uburemere bw'ubwicanyi bwahabereye. Nk'uko wambanjije amaze kubivuga, ni ahantu hafite uburemere bukomeye, ariko mu rwego rwo gusigasira amateka yacu ni ngombwa ko tureba n'ahandi, n'aho yavuze igati naho tugomba kuhashaka tukahashyira amateka yacu. Hari byinshi yaravuzeho, ikindi nabyo byerekeranye n'uko tugomba kumenya amateka yacu. Yatanze urugero rw'amasaka n'ibindi byagiye biranga bimwe muri Jenoside, bimwe mu bimenyetso byaranze Jenoside. Ni ngombwa yuko twabikora hano mu karere kacu, ariko wenda icyo nanababwira, umuryango Ibuka ku rwibutso rwa Nyanza aho hari icyo bise Jardin de Mémoire, hari amateka yerekana urufunzo, yerekana amasaka, avuga byinshi. Rero nka bamwe mu rubyiruko, nzi ko abenshi muba mwiga i Kigali cyangwa mwiga n'ahandi, mujya mugerageza n'aho hantu hose kuhasura, mumenye amateka y'igihugu cyacu. Ikindi kandi nk'uko twabibonye, Dani yadubwiye amateka yacu ya hano, ariko usanga kenshi tutabashije gukora ibihagije kugira ngo tubashe gukora aya makuru tuzashobora kuyasangiza n'abadukomokaho. Nasabaga rero ni Abanyarwanda mwese, ariko cyane cyane abo muri Gishari, nzi ko mufite itsinda rya hano ry'abantu tugiye tuorganiza kwibuka hano, yuko twategura documentaire irimo ubuhamya, irimo n'ibyo byose yazadufasha kujya tuhora tuzirikana amateka yacu. Hari ibiti bavugaga biri hano, bimwe biracyahari, ariko ejo bundi umuyaga uzabijya cyangwa nabiteme, kandi byose bifite amateka icyo bivuga. Nibwo rero natwe twavuga ko dukoze igikorwa gikomeye kinini cyane cyo kuzahora tuzirikana abacu. Cyane tuvuga ibyo kwibuka dusigasira ibimenyetso, ni uko tuzi ko hari imiryango yagiye izima. Imiryango yazimye itagifite abayibuka. Kuko mubizi, umwe mu muryango ugize Ibuka ari we Gerige wakoze ubushakashatsi, usanga hari imiryango 15,593 yari igizwe n'abantu 68,871 yazimye. Tukaba twaragennye umunsi wihariye wo kwibuka iyo miryango. Uyu mwaka uwo muhango uzabera mu karere ka Huye ku itariki ya 6. Turabasaba ko mwazabikurikirana, abashobora kujyayo bakajyayo, ariko bizaba biri na live streaming mushobora kuzabibona. Kuko umuryango Ibuka umaze iminsi bigarukaho, imyaka 30 irashize, ariko ingaruka ziracyari nyinshi. Turacyafite ihungabana mu bacitse ku icumu, biterwa n'ibyo banyuze muri Jenoside, byabateye ibikomere ku mubiri ndetse no ku mutima. Turashima byinshi leta yacu imaze gukora mu rwego rw'ubuganga, uburezi, amacumbi n'ibindi.
gusa ibuka ihangayikishijwe na bamwe mu bacitse ku icumu bageze mu zabukuru, harimo n'ababyeyi b'intwaza bagenda baducika bitaba Imana kandi bafite ubuhamya bwinshi kuri jenoside. Tukaba turimo gushyiramo imbaraga ngo ubwo buhamya tubufate ari nako dukora archivage z'andi makuru kuri jenoside. Ibyo biradusaba uburyo bwinshi n'amikoro dukeneye muri mwese uko turi hano. Ibyinshi twanabitangira na hano, nzi ko nabo tubafite aba babyeyi b'intwaza. Gukusanya no kubungabunga amakuru kuri jenoside ni ikintu cy'ingenzi twese nk'abanyarwanda tugomba guharanira. Uretse ko ari imfashanyigisho amateka yacu, ariko bidufasha no guhangana n'abahakana cyangwa bagapfobya jenoside. Benshi murabibona ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi, abantu ku giti cyabo cyangwa za guverinoma bashaka kugoreka amateka, batera urujijo ry'ubwoko bwakorewe jenoside, imibare y'abishwe, no kudashaka gukurikirana mu rwego rw'ubucamanza abagize uruhare muri jenoside. Ejo bundi hashize ku itariki 11 twibukaga uruhare rw'umuryango mpuzamahanga muri jenoside yakorewe abatutsi, harimo n'aho abo twitaga peacekeepers cyangwa abandi bari basirikare ba ONU baravuye mu gihugu cy'Ububiligi, basize abatutsi bari bahungiye muri Leta Kicukiro mu biganza by'interahamwe n'abandi bicanyi. Bamwe bakicwa umugenda babajyana Nyanza ya Kicukiro ahamenwaga imyanda kuko bumvaga ko umututsi ari umwanda, akaba ariho babatsembeye. Ibyo kandi byari byarabaye ku matariki ya 9 n'iya 10 Mata, nabwo abasirikare b'Abafaransa bari baje gucyura abenegihugu bari bari mu gihugu, basize abatutsi ku Kibuye, Kibungo na Ndera, nabo bahita bicwa. Kuko mubizi byinshi muri ibyo bihugu biri muri bimwe biba bidashaka kwemera uruhare rwabo muri jenoside. Dukeneye rero gukora ubushakashatsi bwimbitse no kubika ibyo bimenyetso. Impuzamiryango ibuka kandi ihangayikishijwe n'imvugo y'urwango n'ubwicanyi bukorerwa abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi batuye mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe umuryango ibuka udahwema kwamagana ubwo bugizi bwa nabi, umuryango mpuzamahanga ukwiye gufata ingamba zihamye zo kubuhagarika. Mu gusoza, ndagira ngo nongere ishimire cyane ingabo zahoze ari iz'inkotanyi zari ziyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, zahagaritse jenoside zigatuma inkerahato zarokotse zibasha kongera gushibuka. Nyakubahwa senateri waje kwifatanya natwe muri iki gikorwa cyiza cyo kwibuka abacu batuvuyemo muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Nyakubahwa Vice Perezida wa mbere wa Ibuka ku rwego rw'igihugu, kwa Vice Mayor ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Rwamagana, banyakubahwa abayobozi mwese turi kumwe mu nzego z'umutekano dufatanya umunsi ku wundi, nyakubahwa Presidente wa Ibuka mu karere ka Rwamagana, bajyanama mu rwego rw'akarere n'umurenge wa Gishari, bayobozi mwese mu nzego zitandukanye, bavandimwe bafite ababo baruhukiye muri uru rwibutso rwa Gishari ndetse na Ruhunda, abaturage b'umurenge wa Gishari n'inshuti mwaturutse hirya no hino mukaza kwifatanya natwe kuri uyu munsi. Nagira ngo mbasuhuze kandi bakomeze basaba kwihangana nubwo biba bitoroshye muri iki gihe nk'iki cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, cyane cyane muri uyu murenge wa Gishari ahabereye ubwicanyi ndengakamere, ndetse bitari binoroshye kubona aho umuntu ahungira kuko nk'uko Dani yabivuze uyu murenge unanakikijwe n'ikiyaga cya Muhazi. Nta nubwo byari byoroshye kurokokera kuri uyu musozi nk'uko twabyumvise mu buhamya twahawe na Dani ndetse no mu kiganiro cy'amateka twahawe na Muzehe Murigo. Ikindi ni uko muri iki gice duherereyemo hari abayobozi babi cyane bashishikarije ubwicanyi mu buryo bitari byoroshye kuharokokera interahamwe, ari ku gice cya komine cyahoze ari komine Murambi yayoborwaga na Burugumesitiri Gatete, ari n'igice
cyahoze ari komine Bicumbi yayoborwaga na Semanza. Mu by'ukuri nubwo yari amaze kugororerwa kuba depite ariko yari akihayobora agihafite n'ijambo, ko no mu gihe cya jenoside yahagarutse agashishikariza interamwe kwica abatutsi ari mu cyahoze ari komine Bicumbi n'izi komine zose zegereye aha na Muhazi zirimo ndetse na Gikoro. Kubera rero ubugome bukabije bashishikarije interamwe gukora jenoside, kuharokokera ntago byari byoroshye. Aba bombi mvuze ari Gatete ari na Semanza, aba bose bahamwe n'icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi bagihamwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Ariko abo nibo tuvuze bari ku isonga, n'abari ba burugumesitiri bari muri aya makomine yahujwe akabyara akarere ka Rwamagana, harimo na komine Rutonde yayoborwaga na burugumesitiri Bizimana Jean Baptiste ubufungiye muri gereza ya Nsinda hakurya hariya nawe ku cyaha cya jenoside, ndetse ari na Bisengimana Paul wayoboraga icyari komine Gikoro nayo ubu iri mu karere ka Rwamagana, yewe na Ntabandama Karaveri wayoboraga iyi komine Muhazi, ubundi yari konseye mu by'ukuri, ariko kuko burugumesitiri atarahari niwe wasigaye ku rugo, niwe wasigaye ari burugumesitiri w'umusigire, kandi nawe wagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi nk'uko mwanabyumvise uhagarariye abashyinguye hano yabigarutseho. Muri uru rwibutso rero rwa Gishari twibukiraho uyu munsi rushyinguyemo imibiri y'abatutsi bazize jenoside igera ku 1196, haza kwiyongeraho n'iyi mibiri itatu. Naho ku rwibutso rwa Ruhunda narwo rwo muri uyu murenge wa Gishari haruhukiyemo imibiri y'abatutsi igera ku 5181. Bivuze rero yuko muri uyu murenge wa Gishari harimo inzibutso ebyiri za jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, binagaragaza ubugome bukomeye n'imbaraga jenoside yakoranywe muri uyu murenge. Mu karere ka Rwamagana hose dufite inzibutso 11 ziruhukiyemo imibiri y'abatutsi 83,935, tukaza kongeraho n'iyi 3 y'abatutsi bazize jenoside. Ibi rero byose byerekana ubukana jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka Rwamagana yakoranywe. Duteraniye aha kuri uyu munsi kugira ngo kwibuka ni ugusubiza agaciro abacu batuvuyemo, ni ukubunamira kuko bacujwe icyubahiro bari bakwiye nk'abantu, ariko bikaba ari n'umwanya mwiza wo gukura amasomo muri ayo mateka asharira kugira ngo jenoside ntizongere kubaho ukundi. Nyuma y'aya mateka yose mabasharira turatanga icyizere. U Rwanda rwabonye urumuri, u Rwanda rwabonye umucyo, jenoside ntizongera kubaho ukundi. Turasaba buri wese uri hano kugira uruhare mu kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Turacyabona ibisigisigi biri mu byiciro by'abantu bose, ari abakuze ari n'urubyiruko. Ikibabaje cyane ni ukubona ingengabitekerezo mu bana bakiri bato b'imyaka 25 n'itandatu batanabonye jenoside. Ibyo bigaragaza iki? Byerekana uruhare rw'ababyeyi bamwe na bamwe babi batari bashirwamo n'ingengabitekerezo ya jenoside. Dukwiye gufatanya rero twese kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside hatavuyemo n'umwe. Turasaba nanone buri wese gusigasira ibyo u Rwanda rwagezeho. Ntabwo bikwiye kuba byakongera gusenyuka kubaho ukundi. Ubuyobozi bw'akarere buzakomeza kandi kuba hafi abarokotse jenoside mu buryo bufatika bwose, ari ukubashakira ubuvuzi no kubafasha kubona amacumbi ku batayafite. Hari ibyo uhagarariye imiryango y'abashyinguye hariya yavuze ku kijyanye na Kavumu, ku Rufunzo, kuba twazahakora umuganda. Tuzafatanya na komite yibuka dukora ibishoboka byose imibiri yabirimo tuyishyingure mu cyubahiro turuhuke. Nanone tukivuga aho ngaho Kavumu, nagira ngo mbabwire yuko twafashe icyemezo nk'ubuyobozi bw'akarere yuko hagomba kubakwa ikimenyetso. Ngira ngo mu buhamya cyangwa se ubuhamya Dani yatugejejeho, yatubwiye uburyo hariya hari igorogota.
tugomba kuhashyira ikimenyetso. Twe nk'ubuyobozi bw'akarere twari twarifuje yuko ku itariki ya 22 nitujya kuhibukira icyo kimenyetso kizaba cyuzuye cya monima, ariko nyuma yo kubiganiraho inshuro nyinshi nayibuka yo mu murenge wa Gishari twavuze yuko twategura dufatanyije kikubakwa mu buryo butihuse cyane kugira ngo twubake koko ikirango gifite agaciro gafatika. Ingengo y'imari twe kuri rwo rw'akarere twari twamaze kuyitegura no kuyishyikiriza umurenge wa Gishari, ariko ubwo turakomeza kubinonosora neza hazubakwa ikirango gikomeye koko kitwibutsa ari amateka Dani yatubwiye yo ku mwaro wa Kavumu. Tuzafatanya nanone nayibuka na komite ku rwego rw'akarere n'umurenge kujya kureba aho ngaho waturangiye mu Gikono, ndumva bavuze ko ari igati, kugira ngo niba hari imibiri hari koko tuyihavane ishyingurwe mu cyubahiro. Sinasoza ntashimiye ku buryo bw'umwihariko nubwo abambanjirije bagiye babigarukaho, ingabo zahoze ari za RPA ziyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame zabashije guhagarika jenoside. Uyu munsi tukaba tukibona abarokotse baduha ubuhamya nka Dani, iyo zitabazo n'ubwitange uyu munsi ntabwo bahagaze aha ngaha. Izo ngabo uyu munsi zabaye ingabo z'igihugu za RDF, zikaba ziri mu bihugu byinshi hirya no hino ku isi zigarura amahoro aho yahungabanye nk'uko zayagaruye mu gihe jenoside yakorerwaga abatutsi mu Rwanda. Nizo kubishimirwa byimazeyo, kuko ubumuntu bwazo ntabwo bugarukira mu Rwagasabo gusa, ahubwo uriya mutima utabara wageze no hirya no hino ku isi. Nagira ngo rero mbere yuko nsoza twanifatanyije na Honorable Senateri Professeur Ephraim musabe nk'uwaje kudufata mu mugongo no kwifatanya natwe, aze abaramutse agire n'ubutumwa bwo kubihanganisha no kwihanganisha abanyarwamagana twese atugezaho. Murakoze, twese dukomeze kwibuka twiyubaka. Nshimiye cyane nyakubahwa meya w'akarere ka Rwamagana kumpa uyu mwanya. Ntabwo ari ibisanzwe gufata ijambo cyangwa guhabwa ijambo nyuma y'umushyitsi mukuru, ariko nshimiye ko babitekereje nabo bafatanije mu buyobozi bakabinyemerera. Nitwa Kanyarukiga Ephraim, umusenateri nk'uko babivuze, nkaba ndi hano ndi umwe mu basenateri bari hirya no hino mu gihugu kwifatanya n'abanyarwanda bateranye nk'uko twateranye muri ibi bihe bitugoye, ariko binatwongeramo imbaraga mu gihe cyo kwibuka. Dufite iyo gahunda yuko buri mwaka tujya hirya no hino kwifatanya n'abanyarwanda bagenzi bacu. Ntabwo ari ngombwa ko buri muntu ajya iwabo, kuko mu gihe nk'iki abanyarwanda bose ni umuryango umwe. Aho rero wumva ushoboye kugera cyangwa wifuza kugera ku mpamvu zitandukanye, urabisaba ukajyayo. Ni muri urwo rwego jyewe nifuje kwifatanya n'abavandimwe n'ababyeyi nkanjye n'urubyiruko rwa Rwamagana, by'umwihariko umurenge wa Gishari, by'umwihariko abantu baturuka mu mudugudu wa Kavumu na Ruhunda, kuko mfitanye igihango nabo. Wenda nzasobanura undi mwanya ubonetse. Mpagaze rero kubihanganisha nshuti bavandimwe.
ntabwo ndi bufate umwanya munini kuko ijambo ry'umushyitsi mukuru ubundi niryo risoza ariko nk'uko navuze icyubahiro bahaye no privilege cyangwa umwihariko bampaye ntagize ubutumwa mbasigira bujyanye n'iki gikorwa n'uyu munsi. Niba mwateze amatwi kandi sinshidikanya twayateze, abantu bose batanze ubutumwa aha baba abaririmbye baduhaye amateka badutanze ubuhamya bose harimo ibintu bibiri, akubiye mu bintu bibiri nk'uko dukunze kwita uyu muhango cyangwa iki gikorwa cyo kwibuka twiyubaka. Byavuzwe byose byari ukwibuka. Iyo wibutse rero wibuka ibibi, wibuka ibyiza, ukagira ibyo gushima, ukagira ibyo kugaya, ukabimenya. Hanyuma kwiyubaka nabyo byavuzwe. Ndashaka gushimangira kwiyubaka, kuko kwibuka uratoranya ibyo bibi ukabisiga inyuma, ibyiza utereka noneho mbishimangire. Niko kwiyubaka. Ndaho rero ndagira ngo nshimire cyane ubuyobozi, gahunda zikorwa muri uko guteza imbere no guha imbaraga abayoborwa kugira ngo bakomeze kwiyubaka. Nkashimira n'abayoborwa kuko tubyitabira. Ntabwo umwanya uhagije nk'uko ngira ngo na Dani yabivuze, ariko utekereje jenoside yakorewe abatutsi igihagarikwa tugatangira, ibikorwa nk'ibi byitabirwaga n'abantu bake cyane. Abarokotse jenoside agira ati nta n'ibyo nshaka kujyamo, biranyibutsa bibi. Abagize uruhare mu kuyikora cyangwa abakomoka kuri iyo miryango mu kujya kutwibutsa baducyurira, ugasanga ni bake cyane bafite ubwo butwari. Ariko kubona bitabira bangana batya, kugira ngo n'abatabashije kuza nuko bagize izindi mpamvu, birerekana ubutwari dufite mu kwiyubaka. Biratwereka ubutwari dufite no kwitabira ibikorwa nk'ibi. Ndabasaba dukomerezaho. Kandi urebye no mu madini cyangwa mu matorero abitabiraga ibintu byo gusenga, ni muri iyo ntekerezo yo kuvuga ngo ndajya gukora y'iki kw'Imana yadutereranye, ubundi ndagiye nyine ari igihe wasigaye. Ibintu nk'ibyo byo gucika intege. Abandi ati ndajyayo gukora iki, ari ukumbwira ngo ndi nkora amaraso nanone. Ariko ubu baritabira ngira ngo abanyakubahwa abayobozi b'amatorero bari hano babyemeza. Ibyo nibyerekana ko twiteguye kwiyubaka. Ndasaba dukomerezaho. Ariko icyo nasorezaho muri uyu mwanya muto mfite, byavuzwe sinabura kubisubiramo, cyane cyane ko naba na senateri, ariko umurimo wanjye mu myaka myinshi umwarimu. Umwarimu rero atekereza iteka ku rubyiruko, kw'abari mu mashuri ni urubyiruko, ariko urubyiruko rufite aho ruturutse ni mu miryango. U Rwanda rwa none rufite yego challenges nyinshi zitandukanye, ariko cyane cyane turashimangira ko biba imbuto nziza urubyiruko. Babyeyi dufite imbogamizi tugomba kurwana nayo. Bayobozi dufite imbogamizi tugomba kurwana nayo yo gushyira ibi bitekerezo
mu rubyiruko byavuzwe ko ari 65%, ariko wibukiye iyo mibare ni ya minsi ishize. Abaraye bavutse cyangwa abacutse abajyanywe muri garidiyene uyu munsi ntibabazwe, bashobora kuba bigeze ni 70 cyangwa 80%, kandi uko abo bavuka abo kubigisha turagenda tugabanuka. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nibwo dufite iyo challenge, iyo mbogamizi tugomba kurwana nayo, gushyiramo imbaraga urubyiruko kuva muri iyi myaka ya primaire ndetse na gardienne genda kugera kuri universite, no mu bakozi abarangije za universite vuba aha harimo abajene benshi batarumva impamvu yo gushyira imbaraga muri ibi byo kwibuka no kwiyubaka. Twige siyanse, twige ibindi byose bitweteresa cyangwa twishimiye, ariko umenye ngo u Rwanda rwawe Rwanda ki uyu munsi ruragana he, urarugiramo ruhare ki? Cyanyuma abagize uruhare muri jenoside birashobokaga ko harimo abifuza no kwihana ariko bakagira isoni. Hari abakomoka muri amashuri nayarangije ndetse ubu n'akazi nako ndagafite, ndetse n'umukazana wawe nawe araho. Mama numvaga ko nzakugurira igitenge ukazajya ucyambara igihe ugiye gusenga, ariko ibyo byose ntabwo byakunze. Abateraniye hano bagira ngo babwire ko tugiye gutangira umuhango wo gushyingura, kugira ngo rero mikoro nyihereze Musenyeri Padiri adufashe. Nimucyo dushyire hamwe twambaza Imana umubyeyi wacu dukunda, dusabire abagaragu n'abaja bayo twaje kwibuka no guherekeza, kugira ngo tubashyingure mu cyubahiro uyu munsi. Tuboneraho gusabira n'abandi bose bavuye muri ubu bugingo mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Nyagasani Mana yacu, turagutakambira dusabira abacu bapfuye bazize jenoside yakorewe Abatutsi, abo twashyinguye
ndetse n'abo tugiye gushyingura none mu cyubahiro, kimwe n'abandi bose bazize jenoside yabereye mu gihugu cyacu muri 1994 ikorewe abatutsi, ugira ubuntu bwawe maze ubahe kugira uruhare ku bugingo bw'iteka, utwumve Nyagasani. Nyagasani Mana yacu, tugutuye kandi ababuze ababo, baba ababyeyi, abana, abavandimwe cyangwa inshuti, ubuze abababaye ukamara intimba abayifite, ubura ibikomere byabo by'umubiri n'iby'umutima, maze bavome mu rukundo rwawe imbaraga zo kubaho, utwumve Nyagasani. Nyagasani, muri aka kanya kandi tuba twibuka amahano ya jenoside, ntitwabura gusabira abijanditse mu gishuko cyo kwica no kugirira nabi abavandimwe babo, ubaho kugira ubutwari bwo kwemera ibyaha byabo no kubyicuza, kandi bafate umugambi wa gikristo wo guhinduka by'ukuri, bagendere mu nzira y'urukundo ruzira uburyarya, utwumve Nyagasani. Nyagasani Mana yacu, tukuragije kandi u Rwanda rwacu n'abarutuye, ururengere kandi ururinde ikibi cyose. Tugutuye abayobozi b'igihugu cyacu bo mu nzego zose, kugira ngo ubahe kuyoborana ubushishozi abo bashinze mu butabera n'ubwangamugayo, baca umwiryane n'amacakubiri, bityo abana b'u Rwanda babane mu mahoro no mu mudendezo birambye, utwumve Nyagasani. Nyagasani Mana yacu, natwe twese abana bawe duteraniye hano uyu munsi, turagutakambira twiyoroheje, udutsindira icyago cyose, uduhe imbaraga zo guhashya icyaha kitwihishemo, cyane cyane kiganisha ku bwicanyi na jenoside, maze duhore duhujwe n'ubuvandimwe buzira uburyarya, utwumva Nyagasani. Nyagasani Mana yacu, akira nimwe amasengesho ugejejweho n'abana bawe bakwiringiye, maze abacu bapfuye bazize jenoside yakorewe abatutsi ubahe ihirwe rihoraho, natwe abakiri mu rugendo rwa hano ku isi ugiye kurushaho kukwemera, kukwizera no kugukunda no gukunda bagenzi bacu nk'uko wadukunze, tubisabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu Kristo, igihe umaze gatatu mwumva utagatifuje imva z'abakwemera, ni niyo mpamvu imva y'umuntu ihora twibutsa ko tuzazuka. Gira ubuntu bwawe, uhe abayoboke bawe kuruhukira mu mahoro, uhe n'umugisha iyi mva n'imibiri y'abagiye kuyishyingurwamo, kugeza igihe uzabazurira mu rumuri rw'iteka, wowe uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose. Amen. yahageze ari kumwe n'utwana twe tune, iyo wababonaga bahari nkurikirane. Yageze kuri bariyeri, abo yahasanze bamukubaho uruziga. We yageze kuri bariyeri, abo yahasanze bamukubaho uruziga.
uruziga yari afite imbaraga nke maze ariyicarira akana ke ko mu mugongo kari kakomeje kurira kamusabaga ibyo kurya maze akabura icyamuha bamusabye k'uwo mwana yarahetse yamururutsa uwo mubyeyi abasaba imbabazi ati umwana wanjye ararwaye aratakamba basaba imbabazi ati umwana wanjye ararwaye bamujishuye uwahetse uwo mubyeyi amanika ukuboko ati mbere yuko munyica reka ngire icyo mbasaba ati ndabizi ko munyica ndabibona ko nta makiriro ati ndabizi ko munyica ndabibona ko nta makiriro munyica ni munyice ariko mundekera abana niba namwe muri ababyeyi nimundekera abana niba namwe mwarabyaye ndabinginze nimundekera abana iryo jambo rya nyuma yavuze iteka rimora ku mutima iryo jambo umubyeyi yavuze ngurwo urukundo rw'ababyeyi ati kunyica nimunyice ariko mundekera abana ati kunyica nimunyice ariko mundekera abana uko bakubitaga uwo mubyeyi abana be nabo barabibonaga akana ke kabucura karamuhamagaye akana ke kari igitambambuga karamuhamagaye katari kose mama nk'ubu turaziriki nibongera kugukubita nabarega kuri papa nibongera kugukubita nabarega kuri papa iryo jambo rya nyuma yavuze iteka rimora ku mutima iryo jambo
babyeyi ati kunyica nimunyice ariko mundekera abana ati kunyica nimunyice ariko mundekera abana nawe se nkundira nkubaze wowe wacitse ku icumu abawe mujya gutandukana mbese ubwo ujya wibuka irya nyuma mwavuganye cya gihe babirukankana musezeranaho mbese mwavuganye iki umwana wawe mujya gutandukana cya gihe hajya kugenda mwavuganye iki umufasha wawe mujya gutandukana agusezeraho we mwavuganye iki ababyeyi bawe mujya gutandukana ababyeyi bawe mwavuganye iki iryo jambo rya nyuma bakubwiye ryurizirikana kiriya n'igihango iryo jambo wawe yakubwiye cyagira rya kugenda ryurizirikana rye rigufasha kumwibuka kiriya n'igihango rye rigufasha kumwibuka kiriya n'igihango murakoze nimukomere murakoze Manzi Bonon ndagira ngo nshyitse akandi gatangazo kagufi abantu barimo gufasha abarimo kugira ihungabana mwite no ku bikoresho yaba asize ku ntebe yari yicayeho niba ari isakoshi niba ari